Mwongeye kwirirwa uyu munsi turagarutse ngo tuganire ku mateka, tuganire ku kinyarwanda, tuganire ku muco wacu, ariko hari abavandimwe badukurikiye badusabye, baradusaba bagira bati turashaka ngo tumenye ku bijyanye n'iyobokamana nyarwanda, uko abanyarwanda bo hambere basengaga cyangwa se uko bumvaga Imana. Ibi rero nabyo biri mu bikubiye mu muco. Tuzi ko umuco ugirwa n'ibintu byinshi, ariko burya n'iyobokamana rikubiye mu muco. Mu muco nyarwanda rero nabo bari bafite iyobokamana. Benshi mu bantu rero bo muri iki gihe iyo uvuze iyobokamana ryo mu Rwanda bumva Nyabingi, bakumva Ryangombe, ariko siko bimeze rero. Ariko nk'uko twabisabwe n'abavandimwe twagerageje gushaka, nuko tubona igitabo cy'umugabo witwa Niyomugabo Gerard. Ni umugabo rero wasize yandika igitabo kigira kiti umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Ni umusogongero rero kuko ni igitabo yanditse agira ngo abasangize, ariko nyuma aza kwandika ibindi bitabo. Hari igitabo rero yanditse nacyo tuzabasha kukibasomera, igitabo yise Nta Yezu Nta Ruganzu. Icyo gitabo rero cyiswe umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda, turagira ngo tuzakibasomere. Ntabwo ari igitabo kinini kuko nyine ari n'umusogongero, ariko tuzagenda tugisoma mu bice nk'uko dusanzwe tubagezwaho ibirari by'insigamigani. Ntabwo birangiye, ahubwo ni ubumenyi tuba twungutse. Icyo gitabo rero mushobora kukibona mukagisanga mu marayiburari menshi i Kigali, cyangwa se no kuri interinete, yewe no kuri Amazon wakibona. Umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda rero turaje tugitangire duhereye mu mbata y'igitabo nk'uko nyiri kucyandika yacyanditse. Ni igitabo rero cyanditswe mu mwaka w'ibihumbi 2013. Turaje mu kanya dutangire tureba icyo gitabo. Mu gutangira inyandiko rero bivugwa ko inyandiko zera ni inyandiko zisobanura uko ibiriho byose byabayeho n'amategeko abigenga. Izi nyandiko ariko usanga ari ibitekerezo biba byaratangiye kubaho mu miryango itandukanye mu buryo bw'uruhererekane mvugo, nyuma wenda hakagira ariko iziza gushyirwa mu nyuguti. Inyandiko zera rero zigenda zitandukana zikurikije umuco, nubwo hari nyinshi usanga zihuriyeho zigatandukanwa gusa n'indimi zibivugwamo, n'ababivuga bakabisobanura ku bantu uko babyumva. Aha rero twatanga urugero rw'icyitegererezo cy'umwuzure dusanga muri Mesopotamiya, mu Rwanda ndetse n'ahandi, kandi icyo kintu ugasanga kiba cyanditswe no muri Bibiliya. Nubwo bimeze bityo rero, ariko ntidukwiriye gutekereza ko ibitekerezo bisobanura inkomoko y'ibiriho byose n'amategeko abigenga biboneka mu miryango yatanze abandi kugira uko babyandika bakabibika mu nyandiko. Nubwo ariko bisa nkaho byafashwe, usanga ibitekerezo bisobanura inkomoko y'ibiriho n'amategeko abigenga yarafashije gucengera mu mitwe y'abantu, ari ibikubiye mu bitabo byanditswe kuva kera kose n'imiryango yari ifite umuco wo kwandika, ndetse ikabasha guha agaciro ayo mahirwe ku buryo kugeza ubu usanga ibyo bitekerezo ari byo byemerwa nk'ukuri kw'abantu mu bantu bariho uyu munsi. Ibyo rero niko byagenze ku gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu ni igihugu cyabayeho gituwe kuva kera kose, gifite umuco n'ururimi, gifite iyobokamana ryihariye. Muri uwo muco rero n'urwo rurimi rw'Abanyarwanda bari bafite uko nabo bumva inkomoko y'ibiriho byose n'amategeko abigenga. Ibyo bikaba byari nk'inkingi ikomeye mu myemerere yabo. Nyamara umuzungu amaze gukandagira mu Rwanda yaje azanye ibye, kandi aza abizanye n'impinduramatwara yacengezwaga hifashishijwe inyandiko. Kuva icyo gihe rero abantu batangiye gusa n'abatekereza ko ibyanditswe byose ari ukuri, kandi ko nta kuri kutagira aho kwanditse. Umuntu w'umuhanga kandi uvuga ibikwiye kwemerwa ahinduka uwasomye akaba umuhanga, akitwa umusomyi. Birumvikana ko iby'Abanyarwanda n'umuco wabo bitari bifite aho byanditse byahise biburizwamo imbere y'ibyabo bazungu bari bazanye mu nyandiko.
Ibya kazungu rero byarushijeho gushinga imizi cyane binatewe nuko nanone igihe yari arimo yigisha anatoza abanyarwanda uwo muco wo gusoma no kwandika, ibyifashishwaga ari ibitabo bikuyemo imyemerere n'imitekerereze mvamahanga. Aha rero twavuga ko ibyo kwiga gusoma no kwandika byajyanaga rwose n'icengezamuco, maze kumenya gusoma no kwandika bikajyana no kurekera gutekereza no gukora mu muco w'iwanyu, ahubwo uteye imbere akaba uwiyegereje abazungu mu myemerere, mu mikorere no mu migirire. Ikibabaje nuko no mu bemeye kwandika mbere atari benshi bashishikajwe no kuba bakwandika ibitekerezo byo mu muco wacu bisobanura uko abanyarwanda bumvaga ibiriho, inkomoko yabyo n'amaherezo, imiremerwe y'umuntu, ibyo kugwa kwe no gucungurwa, mbese ngo bave imuzi bageze imuzingo, ibirebana n'icyajyaga kudufasha mu buryo bwimbitse gusobanukirwa nuko abakurambere bacu bumvaga ibyo byose. Ibyo gusa nyine byatewe nuko ibyo muri Bibiliya bari barigishijwe bumvaga ko ariko kuri, naho iby'iwacu bikaba amahomvu ku buryo byo n'uwajyaga kubitaho umwanya atabonaga aho abishakishiriza, ndetse bakabona ko uwabitindaho yaba ari guta igihe, dore ko bari baracengejwemo ko ibyo bigishijwe ari byo jambo ry'Imana. Ntabwo babashije gutahura rero ko nabyo ari ibitekerezo byahawe agaciro na ba nyirabyo, kugira ngo nibamara kubikwira isi yose bizabashe kugira ishyanga ryabo ibihangange, kandi abazajya babumva bajye bifuza kubabona ko ari bo bazi Imana, kandi bitware nkabo bamere nk'uko nabo bameze. Tumaze kubona rero ko u Rwanda ari igihugu mu bindi, abarutuye bakaba abantu mu bandi, ndetse bafite umwihariko haba mu migirire, mu muco, twabashije kubona ko no mu mitekerereze bari abantu bagerageza kwibanda cyangwa se bakibaza inkomoko yabo. Uko imibereho rero bariho imyiza cyangwa se imibi yaje, ndetse bakagira bati imibi cyangwa se imyiza uko biri kose ifite aho yakomotse. Rero abanyarwanda bajyaga kure bakareba imibereho mibi yabo, bagatekereza uburyo bayivamo, ndetse bakageza naho banatekereza ku iherezo ry'uyu muntu tubona. Ikindi kandi kimwe n'andi mahanga yose afite imitekerereze, imiryango myinshi yo mu isi ifata nk'ukuri, abanyarwanda nabo ntabwo bitekerezaho gusa, ahubwo banatekerezaga ku bandi, bakanabatekerereza gusa nyine, bakigira izingiro ry'isi, bakaba aba mbere ku Mana, abandi bakayigiraho babanje kuba nkabo. Kandi rero ni nako abanyarwanda babivuga, ugasanga baciye umugani mu Kinyarwanda bagira bati Imana yirirwa ahandi igataha u Rwanda. Yewe bakajya kure bakabazanya amakuru bagira bati ese u Rwanda rw'iyo muraho. Rero nta kindi bya bitabo bindi bya Bibiliya cyangwa se Korowani bivuga uretse gushyira imbere imico, imyumvire n'imigirire yabo. Nk'uko rero mu myumvire ya Bibiliya ntawe uzajya mu ijuru atari umuyisirayeli, n'utari we ku mubiri agomba kuba we mu buryo bw'umwuka. Niko no kugira ngo abantu bazasubire kwa Shyerezo bagombaga kubanza kuba ab'i Rwanda. Umuntu w'i Rwanda bikavuga umuntu mwiza, umuntu wuzuye, kimwe nuko ikintu cy'i Rwanda nacyo ari ikintu cyiza. N'uyu munsi rero umuntu arakubwira ati biriya bintu si iby'i Rwanda, yewe uriya muntu si uw'i Rwanda, bishatse kuvuga ko ari umuntu utagira umuco, ari umuntu utari mwiza. Ibi rero bikajya gusa neza n'ibiri muri Bibiliya, aho umuntu wese uzajya mu ijuru agomba kuba umuyisirayeli, atanaba we ku mubiri, ahubwo akaba we mu buryo bw'umwuka. Ibi rero bigaragaza neza yuko umurage ndangamuco abazungu badusanganye wari waremeje kubikwa mu buryo bw'ijambo, naho umurage mvamahanga w'imyemerere usanga kenshi wiganjemo umuco w'Abanyayisirayeli n'Abarabu w'uko ubikwa mu buryo bw'inyandiko. Ibyo rero ugasanga barabikoze hakiri kare. Habwo rero abantu bo muri iki gihe baremajwe n'inyandiko bashobora kwibwira ko Isirayeli yarushije amahirwe u Rwanda bitewe nuko yagize Bibiliya yanditsemo ijambo ryiswe iry'Imana. Nyamara rero ku bijyanye n'iyobokamana, abashakashatsi bemeza ko abatarayanditse
bagakomeza kuritunga mu buryo bw'ijambo barusha amahirwe abari baritunze mu nyandiko. Dore uko rero Paul del Perugia abivuga. Uyu ni umuromani agira ati: amateka yerekanye imbaraga n'agaciro k'ijambo rivuzwe n'umwigisha ribwirwa intumwa, ni ukuvuga nyine umwigishwa. Bibiliya ni igitabo cy'ijambo, nyamara ntawabasha kuyisobanura atayitondeye ngo abashe kwinjira mu mwuka wayo. Imana yivuganiye na Adamu, Musa n'abahanuzi. Mu bijyanye n'iyobokamana rero, inyandiko ni amaburakindi akoreshwa mu kubwira imbaga y'abantu iteraniye hamwe. Yezu wari uzi kwandika ngo no gusoma, nta gitabo na kimwe yigeze asigira intumwa ze acyanditse. Aho rero kuzisigira ibitabo yazisezeranyije Roho Mutagatifu, ubutumwa bw'Imana bugenda mu ijambo. Niyo mpamvu kugira ngo bwakirwe n'abo bugenewe bisaba ibirenze inyandiko. Inyumvire rero yo kumva ko abafite igitabo cy'iyobokamana cyanditse barusha amahirwe abatagifite yaturutse ku myumvire yo kwibeshya ko ijambo ry'Imana ari Bibiliya cyangwa se ibyanditswe byera. Hirya ya Bibiliya hari ibyanditswe byera byinshi. Ibyanditswe byera bikaba ari inyandiko zose zifite icyo zitumariyeho cyangwa se zitwubakaho. Izo nyandiko zitumenyesha ku byerekeye Imana. Zimwe muri izo nyandiko nta nubwo ziri muri Bibiliya. Nyamara hirya y'ibyanditswe byera nanone hari ijambo ry'Imana, kuko ntabwo Imana ivuganira n'abantu mu nyandiko gusa. Ndetse dushatse twanavuga ko inyandiko ari uburyo bw'abantu bwo kugira duke babika mu ijambo ry'Imana, kuko Imana itigeze yandika. Twibuke ko inyandiko zo muri Bibiliya zatangiranye na Mose, kandi kubemera Imana mpamya ko bahamya ko ijambo ry'Imana ryariho no mu gihe cya Aburahamu, kuko bemera ko nawe Imana yavuganye nawe. None se kubemera Imana ba hano iwacu kuko ibirengagiza ko ishyanga ry'Abisirayeli ryashwanyaguritse kera mu binyejana bya 5 na 6 mbere ya Yesu, kandi byari bifite imizingo y'ibitabo by'abahanuzi? Abemera ibikubiye muri ibyo bitabo nzi ko banemera ko uko gusenyuka kwabo kwaturukaga kutumvira Imana. Reka rero agace ka mbere k'iyi nyandiko tugasoreze ahangaha. Ariko nk'uko twabibasezeranyije, tuzagerageza kwihutisha iyi nyandiko y'uyu mugabo niyo mugabo nyine Gerard, hanyuma iki gitabo tukihutishe kirangire. Ni igitabo cyiza kuko kirimo ibikubiye ibintu by'ibanze, uko Imana abanyarwanda kera bayifataga, yewe ntaho bitaniye n'uko uyu munsi tuyifata, nuko twakuye Imana mu mitima ahubwo ikajya mu nyandiko. Aka rero kari agace ka mbere, ariko turagerageza kugira ngo byibuze umunsi ku wundi tugende dusoma n'akandi, hanyuma turusheho kugenda dusobanukirwe iby'iyobokamana ryaba mvamahanga ndetse n'iry'iwacu mu Rwanda. Niba uri mushya ahangaha, turagusaba gukanda kuri subscribe aho hasi, hanyuma dukomeze dusangira ibitekerezo. Dutangiye rero inyandiko nshya y'umugabo witwa Niyomugabo Gerard. Aka ni agace ka mbere, ariko tuzagenda turebera hamwe n'utundi duce. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda rero, turabakunda cyane, kandi mukomeze mufashanye muhanahana ibitekerezo kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane ubwenge, kuko ubwenge burahurwa.